mu cyamurunguje mu mujyi hagati kwa Mutara gukora ikisi kujya kunywa urwagwa amba bahitaga 5 minutes ko nakora kafufunga moyo 5 minutes yambaga dire mu gihe akafite abana batatu ntabwo nitaga mu byago duhonokana ubwo ni ingumi nyine cyane niko tuza kugusura tugasanga wicaye ahantu mwidiva uvi mu makaro ahantu hanini cyane nk'ubu perezida kwa byumva we akanyubakira niba perezida namuheka wacu w'u Rwanda nari ntuye mu Gisozi hariya niho nari ntuye banyitaga 5 minutes ubu bahise babyumva baramenye 5 minutes yamuzi numva ko kugasanga ariko maze ufite amazina gahe reka tuyabare iri story nanjye najyaga nibaza ukuntu ubuzima bwa Masegonda bwagiye buhinduka kandi hari abantu benshi bagiye bambwira yuko Masegonda kira yari ameze neza yari afite ubushobozi buhagije ubuzima bwarahindutse bangumye mu nkoko ngo singa wumva ibyungo uzabibumba nta muntu bineza bimbuge bimbya ngo mwibumba ngo ntagarye nyibari nyambe ngo waryihereye abandi nge ngo arantwike ngo n'uyu nabo igisaye kikubita mu rusunzu twitwariwe yego igisaye kituye mu bitafati ya mbere biruka mugisha abana n'umugabo wanjye duciye sekere turahunga turagenda twahungiye ku ruyenzi ariko umuntu yararokotse wayitwise se oya wo bahigaga cyangwa se abantu bahungutse kuki utahise ufata iyo nzu ngo uhite uyubaka yarahiye nese ntabwo wayizamura ukayivugurura bari barashenye batwaye udukibara tujyanye dukitwaye akundi cyari ikibanza cyagomba gukomeza inzu yawe ukayubaka hari urugo warutemye ntabwo amazi bise batamushingiye kiye byaranshanze nanjye gutwikirwa n'ibi bantwikiye muri 94 nari napfuye bite nuko nari nishe umuntu barajya kugira nabi bamwita uko atitwa muri jenoside yakorewe abatutsi babango ntikinyenzi nawe ntagari kinyenzi ni umuntu ni mpave mucokamo nyine ndugarira ntutemi ngo ndanakinga bene kuko turabeshya yego ariko ntabwo ntago mumubona ndakibona hariya ariko wambuje kubaka nuko barankodesha ni cyawe ni cyanjye hari kibazo cyanjye Masego niho nari ntuye nyine yo tungo ryanjye niho nari ntuye ariko hari umuntu wigeze no kubaza kuri comment aravuga ati se ubundi kuba muri iyi nzu nta nzu wari ufite kera abari bwera mvura mwambonye murashaka ibyungo abari ku Gisozi ngo yibonye akabanya Gisozi ngo no kubasuhuza uyu muntu yitwa Masegonda ariko nakitwa Masegonda gusa ari wo bitaga 5 minutes ufite ikibanza hari ya kuki bamwize 5 minutes cya kibanza cyo cyara kuri papa pekero giye kimenya ngira ikibanza ndakibona hariya ariko wambuje kubaka nuko barankodesha ni cyawe ni cyanjye hari kibazo cyanjye Masego niho nari ntuye nyine yo tungo ryanjye niho nari ntuye ariko hari umuntu wigeze no kubaza kuri comment aravuga ati se ubundi kuba muri iyi nzu nta nzu wari ufite kera ngo kwazi ko ufite ko wari ufite inzu uko byangendekeye byaranshanze nanjye gutwikirwa n'ibi bantwikiye muri 94 nari napfuye bite nuko nari nishe umuntu barajya kugira nabi bamwita uko atitwa muri jenoside yakorewe abatutsi babango ntikinyenzi nawe ntagari kinyenzi ni umuntu ni mpave mucokamo nyine ndugarira ntutemi ngo ndanakinga bene kuko turabeshya yego ariko ntabwo ntago mumubona nabifite urutoki ruri mu ijuri mushyira mu gitsina cy'insina n'umwana we mbahishamo ngaho bati uramuza dukoresha no irazo n'isava hariya nese ni kiriya kibanza se abantu bacamo gutya batambuka kiri hejuru ya papeki cyangwa urabona ahantu mu kazika ni igiharabujyana hari igiharabujye igiharabujye ni iki ahantu y'igikokobe niho hari mu kibanza cyanjye hejuru ya papeki cyangwa hepfo inyuma gutya inyuma yaho gutya inyuma ya papeki navomaga muri kano nabonye hari kadastere bayubatseho hari ikindi gibanza kiri hagati mo hagati aho kije kitarimo ikintu naho ni kwa Masegonda ugifite inyandiko Masegonda bitaga kwanditseho se umva ubu byarahindutse niba niho habohoje amenye ko bura leta nahanjye kuko nabikize muri leta yaho byaheze mu muganda rusange n'amaga papeke nyine nimubura kumfasha ari mwebwe akaba ari nge mbafasha mwone tumenya ko arahawe tuzakuriha none rero nahanjye abagabo barabonetse benshi ari abagabo ndabazana ubwo nyine nabyanze kujya mu murenge mva mu murenge njya mu kagari akagari kabyohereza mu nteko rusange navuye mu nteko rero 5 minutes 5 minutes abagisozi bati wahabonye iterero wahawe nandi je nahawe n'abayobozi bari cyo gihe banterera igiti bonera igiti yitwaga Paulo byemejwe na Rwabusasu yari konsiyo hano rwemezaga abitwaga abasere barabyemeza n'abarisiposara barabyemeza bati ni wacu
batese bagucaga iki yahabaga ibirori kwisanga n'ibyo ko abantu bagana byinaga ku ngamba z'imbere bagunda buke bati n'umukakazi wacu nakwiye kuzerera katari herabizi atuye ku gisozi mukanguraga arabizi atuye ku gisozi baranziye na abantu bo kumukeye badanse twabyinanaga barabizi bati rwose ni muhamwe bose babyemeza bati mu muhe rwose burya ikinteko yemeje abaturage kira bacyo burya ntukagisuzugura inteko nuko ubutuye hariye n'urutoki ako bari umukera habaga urutoki rwinshi cyane nese icyo gihe urwarwa rwarabonekaga cyane cyangwa ndaguhinjaritse maze kuhabona icyo nakoze nawe ntabwo mpawe n'abantu yego nabahinduye ninjye mpawe n'uwiteka yego jya gukizwa nubwo watangiye gukizwa nese ari ahantu hari hatuye abantu benshi cyane buriya bari batuye abantu benshi cyane hatuye umugabo witwa Inoke hatuye kwa Mayoze hatuye Rwesa Impenzi hatuye Mukagasasira ariho kwa Nyakambari nyine hatuwe no kwa Birasi Nkindi hari hatuwe no kwa Uraye neza na Wafi hari hatuwe n'abantu b'abatarame benshi cyane no kwa ari mu benshi ndetse na Daniel niho ratuye abo bamaze kwimuka bandi barapfuye nese nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se abantu bahungutse kuki utahise ufata iyo nzu ngo uhite uyubaka yarahiye nese ntabwo wayizamura ukayivugurura bari barashenye batwaye uduki baratujyanye uduki twayo hacyari ikibanza cyagomba gukomeza inzu yawe ukayubaka ahubwo hari urugo uwarutemye ntabwo amaze iminsi batamushingiye yatemye urugo kandi uvuga uti uwabajije nde uwimuraga yitwaga Rambere yego nambwe ni kurimo kwimura abandi gitanyima hari ko mutambara nayo ngo nimukijya ariko aho twaje duturanye bageza Kacyiru abandi bajya hirya nino abandi bageza ku Muyumbu nanjye mwari uko mungenza ko ntimuka nanjye ko ari mu kwanjye yego mbo uwitwa Mukansori yari konseye nawe nayimubwiye urumva yego ku Gasabi hariya nyine muri Gisozi hariya nabivuze rwose navuze ariko umuntu birahembye bafashe burage bagenda kubeshya kuko byane abantu bateye bungu barabeshya ariko nahamye ko bakoze iperereza ryimbitse ubwo rero ni mwumva abantu bo ku Gisozi mwumva uwambuze yazambona kuri Bineza TV kuri ya numero uzayishyiraho bazayimpamagareho bazambona mbese kuki abantu bagiye babimura byari byagenze bite buriya nyine abantu bagiye bimuka bitewe n'ubushake nyine bwa leta kuko ngira ngo nuko bari bagiye kubaho cya kigo hakize umujyi ntabwo bonye ugasaba ari umugise bari gusenya bwa buzu bwa Nyakatsi basenye za Nyakatsi kandi inzu yanjye ari Nyakatsi bayitwisa Nyakatsi ariko nabo ntakitwe buri Imana yabona inkomangiriye bati nubwo byatinze kuza bizaza tarame y'u Rwanda nta muntu mvuga ngo ndamutungurutse ngo arantu hike ngo n'uyu nabo igisenge kikubita mu zuzo twitwariwe yego igisenge kituye mu mitafati ya mbere niruka mugisha abana n'umugabo wanjye duciye sekere turahunga tugenda twahungiye ku Ruyenzi ariko umuntu yararokotse wayitwise se oya wo bahigaga wa undi wacishije wa undi yararokotse nyine ngo ntago bahamutse ntago bamubonye rero reka nkubwire umuntu wakoze neza wese gutyo azagororerwa n'Imana uzazigororerwa n'abantu kandi reka tugororere duhinire hafi yego reka duhine byari bitewe nuko tuvuze ngo ahangaha niho bahonyine nari ntuye mu Gisozi hariya niho nari ntuye banyitaga 5 minutes ubu bahise babyumva baramenye 5 minutes yamuzi numva ukora ku Gasabi ariko maze ufite amazina gahe reka tuyabare icyo gihe ko nari umusinzi yitwa 5 minutes reka rero tubara amazina yawe uti byavuye he yego natiraga intanga imwe ku Gasabi indi nkahita gukabusengereza ngiye mu cyamurunguje mu mujyi hagati kwa Mutara gukora ikisi kujya kunywa urwagwa amba bahitaga 5 minutes ko nakwa kafufunga moyo 5 minutes yambaga dire mu gihe kandi mfite abana batatu ntabwo nyitaga mu biyago duhonokane ubwo ni ingumi nyine kunyita umugore byabaga ndikasha bazaragiraga amahane kera utarakizwa wa mugani oya ubungundi yajya ariko naba nubu ungira umupako na ariko hari umuntu utinya wamunyeretse ndavuganisha baza ko ndumura atinya ko umuntu nyine nakubwiye ninde munyongore nubu hayangwe ko rinde impamvu ni nkomanya amateke reka rero dushimire rero buri wese wakomeje gukurikirana Bineza TV story our spotlight yari story nanjye najyaga nibaza ukuntu ubuzima bwa Masogonda bwagiye buhinduka kandi hari abantu benshi bagiye bambwira yuko Masogonda kira yari ameze neza yari afite ubushobozi buhagije ubu rero ubuzima bwarahindutse bangumye mu nkoko ngo singa wumva ibyungu
uzabibumba nta muntu bineza bimbuye bimbya ngo mwibumba ngo ntagarye nye bari nyambe ngo barihereye abandi nge kandi ari nge wari vumba nkaribona ngo ngira impano gushaka ibumba rimba mbanza ibumba ririgihe nawe se aho ngaho mu kibazo cyanjye mu kibanza cyawe bakanekamo inzu y'icyerekezo igezweho to nubwo yubatse nk'iriya ntago ari nziza ni nziza cyane bakanyubaka inzu nziza nini cyane ko ngewe nkunda kwakira abashyitsi namwe mukajya mubona aho mukinira muganira wabasha gukora ibiganiro bakaza aho ngaho abakeneye abana bakajya baza kwa neza hakuze ukuntu byari byiza cyane niko tuza kugusura tugasanga wicaye ahantu mu idiva uvuye mu makaro ahantu hanini cyane nk'ubu perezida akaba abyumva we akanyubakira shaka niba perezida namuheka wacu w'u Rwanda dore ko nanze no kumubwira ngo nge narose azansanga kandi yagira ngo agire ikintu ankorera nijo no sepa no akayerwa icyo mvuga nijo no sepa akambwira icyongereza nkavuga igifaransa nijo no sepa ntabwo bikwiye umuhegera ese uzi ko atazi igifaransa n'igiswahili arakizi igiswahili ninde wababeshya uriya ni umunyabwenge ntabwo yakwishingiye ya reka dusoze reka nshimire buri mwese bine urakoze kuba usezeye wowe waje gutumika waje Imana usuzi ko nagusengeye mama Sandra nawe yambwiye usuhuze cyane uko ubu ngubu hari ahantu yagiye nyine tu hari ahantu yagiye arahuze cyane ntago ari gukora muri iyi minsi ari muri konje so urumva rero yagiye gusura famiye umunsi azahuguka muzavugana amaso ku maso kabisa nambukiriza ubu butumwa Imana izagumugisha tuvuga ubutumwa hano hantu nkanjye ubu ntago najya iwanyu yego ntago najya hano rero byaje mu buryo bw'umwuka kandi abazi uburyo Imana ikoresha abanyamwuka n'abakozi b'Imana makuzi Imana yambwiye ngo abantu banywa amandaragwe ngo ni ikinyobwa kibi cyane kandi ngo bayikoreraga abayikorera ngo bakinywa banihishe ikinyobwa cyitwa amandaragwe nabaje rwose ni muringa ni mandaragwe ni iki mandaragwe ni iki arambwira ngo ni ibintu bituruka muri Kongo niba ari ibishaya simbizi ariko ngo mandaragwe cyakura mu baje mwache kukura mandaragwe mwache kunywa mandaragwe kitu mubaya sana Mungu alishanga kuona watu watakatifu barinywa mandaragwe toka kenewa katika chino reka dusoze ya murakoze kumvuga